utujumba uduce tubiri tw'utujumba nitwo tubera umuntu w'umugabo. Uzani soje mu modokari nijya mu kazi nta kintu kumvamo. Oya uricyo kabisa. Suko bizahora. Ubundi jewe imbaraga zo gukora akazi ko wakandangiye dore ndazifite. Wabibonye ukina karate se? Oya ukwereka ko n'ubufuka bwa kawunga najeje ndaguterura n'ubwasima. Ariko mvuga mbwira ndabona imbaraga zifite. Ariko isi tugezemo isaba gukoresha gutya umutwe cyane. Buriya abantu bakoresha umutwe cyane babona amafaranga menshi. Ibibaraga gutya bya mekanike amafaranga menshi bitanga ko udafite mu mutwe. Akazi ka mekanike nakunda kakurangira ariko ukamenya ngo nkurangira akazi ka mekanike ndashaka muzatere imbere ugira no mu mutwe aho ka mekanike mo nkurangira nabwo uzatumiriza ibiciro bike ko ari ngenza abana akakurangira nakagushakira urabyemera se ibyo byo ndi kubyemera umwana uburwo ubona ngiye nateye imbere gutya nagize jewe nabibonye namenyeye ko nanone banza wumva ariko banyene kuri nkurangira akazi no kwaguhereza 10,000 buri kwezi kumukumwe 2,000 byo kugura kiwingo byibura nanyamya ko umuntu nanjye akazi nanjye ari cyane uri mara oya nje wandangiye akazi ndakindo wambura sawa harya ngo ushaka kahe kazi akari ko kose ahubwo weho wambonera kahe nanje ngende mbwire ba mama na ba papa yuko nabonye akazi kameze neza none umva nkubwire bite n'uburyo mbona udafite ubwenge bwinshi sikunda mwicaye hano wagira ngo sinzi byarabaye ko mutavuga meze nisa Inyama yirunguje nyine. Bo. Rero cyagiye nababwiraga cyari kimwe kikandi cyageze. Reka se nk'ubagira inama gatatu umubyeyi wanyu murumva mwe ndavuga kimwe cyane cyane wowe nawe muri kunyuma iyi si aho iri kuganira iri kwihuta kandi iri kwihutana n'ibyo ugomba gusanga mu nzira mbyuka mu gitondo cya kare njya mu kazi ngira ngo basi mu gihe ejo n'ejo uri mu gihe nazaba ndiho ibyo nzasiga bizabafasha sibyo ariko mugomba kuba abana bazima ukitwara neza ukagira ikinyabupfura muvuye ku ishuri nta kindi kintu kiba gihari mu rugo ukajya muri etide muri devoir babahaye mukayikora icyo bitwaye icyo ushaka kugira ngo mbabwire ni iki ngiki hano hanze hari ibishuko byinshi so ufite inshuti ku ishuri nayo muzi inshuti mugiye agomba kuvamo abakumba kubarangaza ubona aho ushaka kurangaza bitewe n'ukuntu ugana twokora twisiga utuntu ku munwa cyangwa se bakubwa bitwa ngo bagezweho mu minsi bafite abahungu bari kumwe nabo bakakugiza muri icyo kigali barimo ukagenda ukabiri kumwe n'abahungu ugasanga ejo n'ejobundi baguteye inda bingizeho ingaruka itari nziza nawe ubwawe ya masomo wigaga usubiye inyuma ugiye gutakaza ibintu byinshi cyane kuko wagize utawumviye iki cya kigali wari urimo sibyo Asem koko nuko byagenze niko rero ese nuko iki ibintu bibi byose biza bikaba ku bantu nkunda koko nukuri ndagukunda kandi nuko wanze ko nje nawe twakundana kasohoka ko nzakubwira kugeza ryari nzakubwira kugeza ryari ko nje nta bintu by'urukundo ngiye ngomba kujyamo wiki ntabyo pe mu gihe cyose iwacu tukibayeho muri ubu buzima ase kuki ukomeza gukomantinga ku buzima bw'iwanyu njye nshaka ubuzima bwawe ko mbona bwabaye neza iby'iwanyu se birandeba uyu munsi nemenza kukureba iwanyu kubera iki ndakubwira se twahuye gutya na gutya nkabikubwira ku ishuri ukabyanga ntabwo byashoboka mufite inkoko nziza urabona umukozi wanyu uri kuziha ubwatsi ibintu byo kurena nako ni ibintu bya bintu bakora mu cyuma none se mbara mbwiza ukuri ko
kuki udashaka kujya mu rukundo koko? ntabwo byakunda yewe kuko ninjye mucongozi w'umuryango wacu. Wowe nese uri imfura iwanyu? Ni nkaho ndi imfura. Mwiriwe. Yego. Yewe papa. Muraho. Muraho. Yego. Amakuru. Amakuru ni meza. Turaho turashima Imana. Hano ku musozi hano hakurya papa yari yahagiye abona ni heza. Matifa. Oui. Uyu musore ni wahe? Papa nyine uyu musore ni umusore ushaka ngo kunjyana mu rukundo kandi njyewe ntabwo mbishaka. umukobwa wanyu twiga ku kigo kimwe, iwacu dutunze imodoka zijya zinyurana hariya imbere, mbonye umuhanda wanyu mpita nkumenya, zijya zinyura hariya imodoka zigenda gutya. Nyine umukobwa wanyu numvaga njye nawe turamutse twubatse urukundo. Nawe nuko bimera gutyo kuko nawe bigari burimo. Nibyo abasore ushobora kubita bishobora kubyaragura hanze abana ugasanga bimbere ikibazo kandi mujye mwirinda hano hanze ari ibintu byinshi cyane. Sinzi ari ngora bita sida simwizi. Simwizi. turayizi. Usanga mu kugiye muri ubwo busambanyi muvanye ibyo birwara banduye virusi itera sida kandi hantu wandurira imibonano mpuzabitsina, sibyo? Kwirinda birababari niba bikunaniye hari agakingizo kabigene sibabigisha niba byanditse naho kuri YouTube neza mukabisoma. Ndagira ibyo bintu muzabicemo neza mumbere abana bazima mujye miciranga urye mumwe. Ni byinshi nzakora nzabasigira kugira ngo namwe muzabashe umuhera mukomeza mujye imbere muri abana beza. Ugira inshuti ukabona inshuti umuntu yakwa approach ngere ibyo ushaka kubwira byinshi uzagwetwe cyangwa se nawe ari giye kwa approach nawe ukayikunda kumvura mukunzi uzamuze mu rugo mbanze mumenye giso wirinde ibishuko utaye kare mujye mu sibyo. Ibintu by'iki gihe byateye mu birike bitisi murabona n'ibibazo mutansize, sibyo? Ariko disi njya mbona abana bafite base baranagowe. Sinzi ngamada, sinzi ngibiki. Ese ubundi iki gipangu biri bafungiranyemo niho bazazi batera. Bigira ubwoba. Ariko n'ubundi mbona abizi kubarinda no kubacunga. Ahubwo ubundi baravuga ngo ntawe utinya ishyamba atazi icyo bahuriyemo. Ahubwo njye ndumva wabareka bakisanzura bakajya hanze bakarya ubuzima bagatrasa ibyo byose nyine bakabicamo. Ntezundi bazabitinya batazi n'ibyo ari byo. N'uyu nguyu se n'uyu nawe se ari mu bari guhanwa cyangwa nawe umbarata. Gusa nyewe ntabwo ndi gushuka ariko nanone ntabwo wagendera kuri ibyo bintu 100%. Kwicara ahangaha guhera ku itariki ya mbere kujya kuri 30 byose wabivamo. Usu ufite inshuti se mu bintu se wavuze kutigeze urabwa ngo ujya gusura inshuti zawe mutembere mugire gute, nuvuga ngo nugugire nukumara ubuzima bwabo bwose bazirikiye hamwe. Amahirwe nuko wenda ngewe nta babyeyi mfite bicara ngo bampe nakune akazi we ntabwo Umwanya wanjye gukora konzi ko kuko ubwenge kandi ko bwenge bwinshi wenda nanjye buriya kukura ntago njya mu byinshi byo kwanariza nshaka ntandukanyije ubwenge n'ubumenyi. Sinzi niba udafite ubumenyi bwinshi cyangwa ubwenge bwinshi agataho uritoranyiriza mo nawe urabizi ahubwo gukora icyo nakubonye nshaka udafite ubumenyi bwinshi
cyangwa udafite ubwenge bwinshi hagati harimo ikintu udafite cyinshi nyine nakabaye nkubonamo ariko mba nkurangira akazi niyo ngingo nari njaka nawe birabyo ubwenge bwinshi byo ndakibazo bije ku ruhande wagura cyari mu wakangaye njyewe mfite amashuri katurebera ibintu byaranze iwacu kubera turava kene mfite nk'amashuri nageze mu wakangayira ajya nduza yaraye umuntu atangiriragamo mu wa gatandatu muri primaire wagura ikintu mu wa kane primaire mu wa gatandatu primaire watatogezeyo ngiye kujya secondaire ubukene buradufata niyo mpamvu nakubwiraga za gahunda z'ubwenge n'ubumenyi ko ari bitari byinshi ariko ntacyo bitwaye umva ikintu ugiye ko ufite imbaraga sibyo wabasha guhinga wabasha ibintu byinshi nyine bitandukanye bisaba imbaraga umva n'akazi ngiye kukurangira hari umuntu ushaka umukozi ni umumama wawe ufite amafaranga menshi umwitwa neza ugakora ibintu bye neza uko bishaka ukumvira amategeko ye kureba amakosa ngo ugende ibintu bye ujya njye ntabwo nakora amakosa njyewe umwana mwiza hano hose ngeze barabimbwiraga aza gutangiza 15 buri kwezi uzagumamo 2 bya kiwingo 15 usigara 13 nukora amakosa kujya batagukata kandi uzaburya bagwana ahantu ugomba kurara umeze neza unanywa ni ukuvuga ngo rero urayemera cyangwa ntabwo yemera njye nta kibazo ndi kugemera kubera niwe uza bukandangiye njye ndi kukemera ntabwo amafaranga ndi kugemera gutunganya urugo rwe neza fresh intebe yo ugasasa haya ngo murigana yego turigana Matifa maze ntuzajya uri busurwe ujye utubwira sibyo kuko ntabwo nari mbizi nanjye nuko numvishije ari gusuhuza ndi mu nzu ntabwo washaka ko mujya mu rukundo yego da mama warabizi twiganye kuva mu wakangaye n'amasobanurire twiganye kuva mu wa gatatu primaire none tugeranye mu wa kabiri segonderi ariko mu kuva muri primaire byatangiye njye ndi kumwiyumvamo pe biza gukomeza ngenda kugeza dore na mama ndabona aje reka nawe tubimubwire twumve nuri gusa ariko njye papa njye ntabwo mbishaka ayo mawayize ariko nta nubwo nabishobora hataho ibintu tubwiye n'ibyo ni wowe nawe uyu nguyu we nawe ni kubyumva rero ntacyo narinze wumva numva icyo papa bambwira cyose yaba ari ukuri kuko nawe nshaka kuza umugabo nawe cyagitumye mu ubwo ibyo bari kukubwira nk'ibyo papa nibyo none se uri kuvuga ngo njye nguma hano ngo uzajya uduha ibintu mwaka amafaranga ukadutuka munyura imbere ukantuka mama kunyuraho ukamutuka nese ubwo ngubwo tuzaguma hano ngo bigende bite kandi ugakeneye kuba nkawe azaba nkawe azaba umugabo uri kubwira umugore we ngo sizi ngo namashuka y'umukara ngo banitse ukeneye kuba nka so nyine ukamera nkawe ndabyibutse kandi koko njya mwaka ngo nere mu kabyanga siyo mpamvu hari ikintu kibuzi agapfa wajya yicara hano akabafera akababeshya ariko nawe ntabwo ari se ndabyibutse nta n'inkunga ajya nera noneho reka tubyanzure muri buno buryo ndamutse mvuze ni kano kanya mwese uko muri batatu munyumve neza sibyo kano kanya uko muri batatu mugafata inzira mukagenda mukajya mu nzu mugafata ibyahi byanyu byose mukabipakira mukansohokera mu rugo yabaye ngawe ariko nawe uratebya mufite aho mwajya njye ntaho najya si ukuvuga ko ntawe mfite najya kuko mfite abantu benshi banajya ikaba bansubize bari kugendera mu Kigali cyane kuko wowe ufite abagabo nk'igihumbi njye ndi Marina ariko ufite iyo wajya kuba ufite iyo mwajya ariko papa uzi n'ikindi uzi ko mvira hatari mvira mu Rwanda yes maze gukura maze kumenya ikibi n'icyiza agakombe sha
utambuka cyangwa Oya cyane se aratambuka ajya herega aha ni iwabo. amwirukane mu Nose nyina umubyara Cyane ntimwasezeranye. wababyo. Si umugore wese. ako uretse ko nta n'isoni murifata mukumva ibintu bababwira wishime ko wavangaho ukajya gusubiza inshuti zawe z'abahungu mugabo ibyo kuri biri nguyu akabikujyanamo nibyo ushaka Si ubundi nkora iki nica abana. bisa nk'uceceka gato naguzana ikibambasi Yego. hano Yego mu Rwanda boss. abana banjye Yego. wishime yuko ibyo bintu avuze wabijyamo urashaka yuko ugomba kuvanga ukajya muri ubwo buzu bw'abagabo bajyamo ukamutanga ugatawasinze ukazana inda nka 500 utazizana ukazikuramo uzinga ko ziri muri ibyo bintu Senge nazanye zingahe? ese papa ngo inshuti nuko naguha amafaranga ese inshuti ni abahungu gusa Yego. ntazi abakobwa nagira uyu nguyu ni iki kuri wowe si usavukana na nyoko umudogo buretse gato usavukana na nyoko ibintu ari kuvuga avukana na nyoko akagombye kukugirira izo nshuti ntazi mudafite n'isano zakubwira ibintu bingana icyo wamabye bwambwira nimba ari cyo ari none muri ubu buzima aravuze shaka ariko papa iyo ubona twakwiyora kugira ngo twebwe ntutubabaza arimo muratuka hano nta muntu n'umwe ujya wumva ngo si wo wumva tubabarira abantu simbuka bavuye twigendere mwana ndamusasira ugafura ibintu byose bikagenda neza ukanajyamana kakwema rwose kuko waryamana nande wongekeraho wajyata nanjye nari nibeshe nyine nasigubesha uyoboye ko bibagaho nari nibeshe nyine nyamagare murumuna wari mpakazi oya pe oya nari nibeshe ni kwa kuno umuntu ategwaga ugomba kuzaryamana bari abateze mu tuye mu cyaro kimwe nabaya bari fokata abaranda amasita bagwagera ibyo n'ibindeba urumva umukiri ufite rande kuzaryamana nawe wongekeraho sawa mugane ariko maze gutora imbere naje yakwemera ko tujyamana ibyo n'ibindeba amafaranga urafata amafaranga nje ndi kugemera mu mayi 12 icyamezi 6 kugira ngo uzakore mpaka amezi 3 na tiyende mfite amafaranga ko kugu byameze n'utamirije igihe n'amagana oya bose nyine urumva no jibura bite twarabanye urafite wawe oya nyine umva nkubwire nyine wimuhamagara mwana nose urabiyobeye ko twabanye urafite nayo ufite ese nabanyafite nkaba ndi kugusaba akazi ngajya gukora mu mayi angamba nyine nda amafaranga ko mfite nico kibazo yama nyamagana ndimo oya nyine nako rudomo none se reka ajya wita ngo rudomo ngo yamamare ngo irindi niri rudomo ro ni ijyabo mu rugo ba mama yamamare kabiri yamamare ni ijyo muri quartier y'abantu irindi rizwi cyane ni rudomo miza bingi kwe muranga bose urakubizi ko twabanye ndagaguha ndakibazo uramba nimero yawe jewe nimara gukora gambere ko bazambemba cyangwa nje ndamusaba vanze ibyo nibindero ngiye kubahuza rero tugenda ukora ku kantu mwete ngiye no kumureba mbahuza nje ndakibazo ndebumva ariko rero kora hano aya tugenda kora kwanga gusa ni sawa ubu byemeye byo wangaga ko nguhobera kandi uri umuntu wanje nawe si uko bizahora